amadini icyo atubwira ko yaziye tubona mu by'ukuri ko byahindutse. Hari imyaka yabayeho tubeshwa cyane cyane yuko indwara zanduzwa n'udukoko runaka, ariko tuza kumenya ko mu ntwaro abatuye isi benshi bajya bakoresha harimo n'intwaro z'indwara. Hari amafarumasi menshi afite imiti akora kugira ngo abone amasoko agateza indwara kugira ngo abantu bazaba abakiriya. Kumbi urashaka kuvuga ko mu ndwara duhura nazo cyane cyane muri iki gihe harimo iz'inkorano ziri mu kuboko kwa muntu? Zirimo, nayo mpamvu uzasanga hari indwara nyinshi abanyafurika turwara zitaba mu bindi bihugu. Nta ngaruka twebwe, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko abanyafurika bafite iminite iri hejuru cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri buri hejuru, ariko ibyago byinshi isi ifite bizanwa na muntu. N'ibyo by'intambara nabyo ubanza uvuge ngo biterwa n'iki. Hari inganda nyinshi zikora intwaro kandi zikeneye abakiriya. Hari abantu bakeneye ko izo ndwara bagomba kuzicuza byanze bikunze. So no kumva rero ko nyine byanze bikunze bagomba gukora ishoka byose bagaprovoka indwara, intambara zatuma bacururizamo intwaro. Niyo ugiye kureba nk'urugero nk'intambara muri Ukraine, ngo big names make big news. Ngo rimaze kumera ko tumaze kwakira nkaho nta kidasanzwe kibirimo. Imana ifite demokrasi, yadukize mu isi, tugomba kubaho uretse ahitamo ibijyanye nuko abyumva, ariko tuzi ukuri, tubwirwa ukuri, tugahitamo uko tubishaka. Ubwo bugiye rero ushaka gukebesha ubukene, urebye nayo bwagukeba. So ikoranabuhanga rero naryo ni inkota y'amujyi abiri, kuyifata ugomba kwitonda kugira ngo ubugi bw'uruhande rumwe butaza kugukeba. So nshuti bakunzi ba televiziyo Icyahagihire, abakunzi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi tugarutse kubaganirira ndi kumwe n'umutumirwa w'inararibonye, umusitari ukomeye cyane. Reka ndeke kumuvuga cyane, ntamuvuga nabi we, ahubwo abari utwibwira anadusuhuza. Umwanya ni wawe. Amazina ni Tukamanira Gisatewajene, ndi umunyamakuru bimazemo imyaka myinshi, ariko baye ubustari bindi. So wenda nuko umuntu abirambye bimazemo igihe, ariko ntandi bidasanzwe nuko wenda umuntu yarashije kugira umugisha Imana ikamubasha kumaramo imyaka nk'iyo ngiyo. Ndimazemo imyaka irakaba 15. Nta kidasanzwe rero. Nakora ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, nyuma ndikorera nkorera ubungubu Ukwezi TV. Ndumva ari ibyo. Ukwezi TV reka bariyo nshingiraho kuko nzi ko ari ni yawe, si yawe? Yego. Kubera iki wahisemo kuyita Ukwezi TV? Kuki utayise isi? Nayo TV urumva ni ikinyamakuru cyanditse kiri registered, ifite company yitwa Ukwezi Media Group Limited. Nafite website ya ukwezi.com na ukwezi.rw. Ni Ukwezi ni ufite mu mitekerereze yanjye njya kuhitamo iryo zina. Ukwezi gutanga urumuri, ariko mu bitanga urumuri dufite tuzi ku isi, nta muntu umwe ubangamirwa n'urumuri rw'ukwezi. Hari umuntu ubangamirwa n'urumuri rw'izuba kubera ko riza rikanazana n'ubushyuhe, ugasanga umuntu ariko ukwezi iyo kwaje, kera turi abana babonaga ukwezi, imboneko z'ukwezi, kwezi kuje wasangaga mutinda kuryama mukaguma hanze muri kureba urumuri rwako. So niyo filozofi yo kumva ko ari ikinyamakuru gishaka kugira icyo gifasha abantu, gishaka kumurikira abantu, kandi urumuri rubayobora, bashobora kwisanzuraho bakarwishimira. Iryo zina ni ryiza cyane. Urakoze. Rinajyanye, warikoresha muri context nyinshi, muri evangelisation ndetse no mu bya education by'amasomo n'ibya politike hose byakora. Niyo mpamvu rero nanjye nkikubajije nabanje kubitekereza gutyo, binsobanuriye ukwezi harimo ibintu by'urumuri byo kumurikira abantu. Kandi koko narebye n'ibiganiro byawe kuri channel yawe, biba bifite uko bigenda bimurikira abantu, buri wese na context y'ubuzima arimo. Buri wese biramufasha, kandi ntabwo ujya ushyiraho ibintu by'ubugoryi biri bizarre, aba ari ibintu nyine by'abantu baba intellectuel. Rero ni muri iyo mpamvu nifuje ko kugutumira hano ku Cyahagihire kugira ngo dufatanye kumurika, gutunga itoroshi ry'urumuri rw'ukwezi
muri bimwe mu bibazo ubwo nyine bari guhita babyumva ku icyaha cy'abagihire ubwo n'ubwo uyu munsi ndi umutumirwa ariko nsanzwe ngiye njya ntumira abandi nawe urimo umunsi rwose nsobanurira kugira ngo nze gusobanurira icyaha gihire nsanzwe numva ko icyaha kidashobora kuba gihire numva umeze nk'aho watagatifuje ikibi urakoze cyane icyaha gihire d'abord icyaha urabizi ko ari kibi nyine muri context ya gatigisimu icyaha umuntu akora icyaha iyo yitandukanyije n'Imana agakora ikibi yitandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka none rero icyaha rero ukuntu kiba gihire mu by'ukuri ntago ari icyaha cya buri wese tugenda tuvuga ngo ni gihire nubwo par extension ushobora kubikora ukavuga uti ibyaha byawe ariko ndakwereka ukuntu bishobora no kuba byo ubundi baba bavuga mbere na mbere ni icyaha cy'inkomoko cya kintu cya Adamu na Eva impamvu bavuga ko ari gihire rero ni ukubera ko mu by'ukuri ntago ari cyo basingiza ahubwo baba bari kurangamira umukiro cyatuzaniye Rosari nous avons été sauvés ni ukuvuga Bikira Mariya yabyaye Yezu Bikira Mariya ubundi ni Eva mushya Yezu na Adamu mushya ibyo bise wari ubizi byaterwa n'imyemerere ya buri muntu kandi njya nkunda ko nyine imyemerere ari ikintu kidakwiye kuba kidutandukanya n'ubu tumva ibintu kimwe ariko none se Theo mu buzima bwawe nta kintu waba warigeze ukora cyakubayeho mu buzima bwawe cyangwa uvuga cyangwa ukora kibi kikagufasha guhura n'Imana kikagufasha guhura n'Imana nagezeho bikesha ibibazo byinshi nahuye nabyo wow ushatse babyita ibibazo bihire ibyo byatumye ugera mwiyo context nabyumva wahita ubyumva noneho rero Theo nk'umuntu ufite inararibonye mu bintu by'itangazamakuru urumva warahuye n'abantu benshi donc warahanganye n'ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwawe nk'umunyamakuru muri no minsi hari ibibazo byugarije isi harimo indwara z'ibyorezo reka duhere ku ndwara z'ibyorezo ubu ngubu hari za covid nubwo zimaze iminsi yenda zicecetse hari za sida hari n'izindi za korera nako za ebola wabisobanura ute wabiha ikihe gisobanuro bisobanura iki ko kera bitabagaho nk'ubu hari ibirwara dufite mu Rwanda bitabagaho kera mbere na mbere ibintu bimwe tubona wenda tutaretse n'ibyo by'indwara n'ibindi bintu byinshi tubona ko ari inzaduka hari ikintu cya mbere tugomba kwemera hadutse mbere na mbere uburyo bwa communication ikintu cyose kibaye kimenyekana mu buryo bworoshye dufata urugero nk'iyo covid iza mu myaka y'1990 ntabwo bari kwimenya nk'uko twayimenye kuko uburyo amakuru yahanahanaga byatumaga amakuru aca igikuba ubwayo kuba buri kintu cyose tuhita tukimenya buri kanya nubwo nanone amakuru afasha mu buryo bwo kwirinda cyangwa se kurwanya icyo cyorezo ariko nanone ikindi gihe hari nuko hari imyaka yabayeho tubeshywa cyane cyane yuko indwara zanduzwa n'udukoko runaka ariko tuza kumenya ko mu ntwaro abatuye isi benshi bajya bakoresha harimo n'intwaro z'indwara hari amafarumasi menshi afite imiti akora kugira ngo abone amasoko agateza indwara kugira ngo abantu bazaba bakiriye so isi nyine imwe wa mukongomani yaririmbye ngo ni monde ya benefice so monde ya beto idufite isi nyine y'ubuzima bugoye aho umuntu yumva yacuruza ibyago by'abandi so icyo ni ikindi hanyuma ikindi hakaba n'uburyo bw'imibereho yacu bugenda buhinduka abantu babaho mu buryo wenda buvunanye kuvunika hakabaho n'uburyo noneho imirire yacu n'imibereho muri rusange bishobora gutuma indwara zidufata mu buryo bworoshye ni nk'ubwo buryo bungahe nabisobanuramo imvano y'izo mpinduka dusigaye tubona wenda zitandukanye nuko byari bimeze mbere kumbi urashaka kuvuga ko mu ndwara duhura nazo cyane cyane muri iki gihe harimo iz'inkorano ziri mu kuboko kwa muntu zirimo nayo mpamvu uzasanga ari indwara nyinshi abanyafurika turwara zitaba mu bindi bihugu ntabwo ari twebwe kandi ubushakashatsi bugaragaza ko abanyafurika bafite iminite iri hejuru cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri buri hejuru ariko nyine kuko tudafite tekinoloji ishobora gukora izo ndwara kuko sida twamaze igihe kirekire twiga primaire batubwira ko sida ngo ari umuntu ushobora kuba yarasambanye n'inguge tubyiga gutyo mu buryo bwose buri scientifique muri laboratoire intambara muri Ukraine igitangira nubwo abantu bari mu ntambara batapfa kumenya ukuri kwabo ariko ubutegetsi bw'Uburusiya
bwavuze ko mu gihugu cya Ukraine hasenywe amalaboratoire menshi ngira ngo 31 y'abanyamerika bari bakuragamo indwara z'ibyorezo. Ibi ni ibintu bihari bivugwa. Covid ubwo baraza nka kwa kundi yakozwe muri laboratoire kuko kugeza ubu Ubushinwa na Amerika barabishinjanye ntago bombi bahakana ko yakozwe muri laboratoire ahubwo buri mwe yishinja undi. So rero ibyago byinshi isi ifite bizanwa na muntu. Nukuvuga kuri akuntu bagenda bavuga ngo na amaproje runaka ngo ni ibikorwa by'iterambere hari gihe abahishemo mwe nibyo bintu tutaza ari ibiki ugasanga yego ariko nyine nibyo nakubwiye no kuba bafite ubwo bushobozi bituma nyine niba navuga ngo twebwe twe tubigenderamo. Uravuze ngo ni imwe mu ntwaro abakomeye bitwa bakoresha kugira ngo bakoronize abanyantege nkeya bita mbihuza n'izindi ntwaro zisanzwe zitari izo z'indwara. Muri no minsi mu ikibazo cya kabiri ubwo nicyo tugezeho hari intambara nyinshi muri za Kongo Kongo ihorana intambara izo zo muri Ukraine no muri Israel naho hose muri Aziya muri rusange. Ibyo bisobanuye iki? Nibyo by'intambara nabyo ubanza uvuge ngo biterwa n'iki. Hari inganda nyinshi zikora intwaro kandi zikeneye abakiriya. Ndasaba n'ibyorezo nakubwiye. So nakuvuga ngo hari abantu bakeneye ko izo ndwara bagomba kuzicuza byanze bikunze. So no kumva rero ko nyine byanze bikunze bagomba gukora ishoka byose bagaprovoka indwara intambara zatuma bacururizamo intwaro. Niyo ugiye kureba nk'urugero nk'intambara muri Ukraine baravanga Amerika ifite inyungu z'iki itanga inkunga y'intwaro ariko nayo intwaro z'inkunga zigiye gutangwa n'ibindi bihugu bari kumwe muri OTAN bakazikora n'abanyamerika. Banga Amerika yunguka iki? Yunguka clientele n'ubundi gucuruza. None se Theo ko abayobozi b'ibihugu urabizi ko mu nshingano zabo nukurengera inyungu z'abaturage bayoboye donc icyagirira abaturage bayoboye akamaro. Ibyo bintu wabihuza ute? Ni gute urumva byinjira mu bihugu bite kandi hari abayobozi? Abaturage ni kuvuga ngo isi yabaye jango muri jango ugenda bazi jango mw'ishyamba. Mw'ishyamba ukuntu inyamaswa zibaho intare ibigomba gutungwa nisha inzovu mbese jango ni navango ni nk'urusabe rw'ibinyabuzima birimo ibisimba ariko hakabamo n'inyamaswa. Inyamaswa ni ry'intoya. Ibyo bihugu rero uri kuvuga nubundi ntuze kubivuga ngo wirengagize ko ibyo bihugu bitangana. Ibihugu binini bitunzwe n'ibitoya ni hame navuga ngo rimaze kumera ko tumaze kwakira nkaho nta kidasanzwe kibirimo. Man siko bimeze ugiye kureba niyo tuvuze Amerika amatora ya Amerika ntabwo ibihugu bya Afrika byafiteho ububasha ariko twebwe ibihugu byacu Amerika ifiteho ububasha mu matora yacu. Usanga babwira ngo kanaka mugenze gutya na gutya ntabwo twishimiye ibi n'ibi ariko ntabwo ushaka kubwira ibyo utishimiye. Ubwo ngubwo noneho duhise tubihuza n'ikintu cya religion. Religion amadini none se ubwo amadini amaziki niba abaturage cyangwa ibihugu bitoya cyangwa amafi matoya ahohoterwa kandi amadini ubwo ngubwo amadini ubwo yashatse yavaho rero. Erega amadini n'ubusanzwe ntabwo ari ayacu kuko giye kureba mu madini naho usanga uburyo akoze hose ufite ijambo suyo kumenya muri rya dini kuko reka ngurugero wowe wenda uba muri Kiliziya Gatolika sibyo? Papa uretse kuba yaritswe nyir'ubutungane uretse kuba yarize akageraho agera ku kigero cyo kuba kardinal akagera haba papa afite ubwonko bungana n'ubwanjye sibyo? Niyo wasanga hari ubundi bumenyi n'icyo afite mu by'iyobokamana n'iki ariko ni umuntu ariko ibintu avuze Kiliziya Gatolika igomba kubigenderaho. Kandi ibyo bintu uvuze ntabwo wabimukondana. Isi ni kwiremye n'umukiri utuye muri quartier ikintu avuze mu nama gifatwa nk'ukuri kubera ko hari power nyine afite. Buri isi yobowe na power
ntabwo igitekerezo cy'abantu kuba bitandukanye biterwa gusa na karite y'ibitekerezo ubitanze ni muntu ki afite irihe jambo sanga abantu bita opinion leaders bavuga rikijyana kugira ngo bavuga rikijyana n'abakire n'abize n'abayobozi mu nzego zitandukanye abo bantu rero iyo bamaze kuko nk'ubu ijambo ko mu itangazamakuru tugira ikintu kivuga ngo big names make big news niba muzasanga ntabwo dukora inkuru z'abantu bose bapfuye ukomeye niyo dukora inkuru ko yapfuye ko yagize uruzinduko aha ko yavuze ibintu ibi n'ibi kubera iki big names make big news izina ry'umuntu uremereye n'icyo avuze kiba kiremereye ko ari akarengane kuba muri ino si reka nkubwire buriya njya mbwira abantu nuko iyobokamana hari igihe twigisha ibintu tukayoba ntabwo nemera ko mu ijoro abantu bose bazareshya bareshya gute se byonyine no mu rusengero bitwigishiriza tuba tutareshya hari intanya y'abantu b'abanyacyubahiro imbere sibyo hakaba korara aho yicara hakabona rubanda rugufi aho bagomba kwicara ubu twigisha ko mu ijoro tuzareshya gute unyumvishe ko mu ijoro hari abamarayika hakaba Imana hakaba n'umwana wayo Yesu hakaba abahanuzi hakaba basabukuru bacu baburahamu n'ibindi kambira ngo mu ijoro tuzangana gute se kandi amaze kunyumvisha ko isi no mu miterere yayo n'ijuru no mu kubaho kwaryo no mu kubaho kubigize isi n'ijuru hari abagaho ubusumbane ubusumbane ntikwiye kuba ikibazo ugize Imana ari minere cyangwa se ari junior mu byubahiro cyangwa mu bushobozi agira Imana akagira uri senior yisunga kugira ngo abashe kubaho neza ntabwo ntigeze ko byaba ari bikwiye kuba ikibazo bwabyo none se Theo wemera Imana yego none se ko numva dukurikije ibyo tumaze kuvuga kuri ibyo byorezo n'izo ntambara n'ibiki byose harimo ukuboko kwa muntu nyine ngo big names Imana yaremye umuntu ariko burangiye ntabwo nemera yuko Imana ntabwo ari inyagitugu ntabwo Imana iza ngo abantu ituyobore kwa kari nyambaraga buri wese kubwire ngo kora ibikora ibi Imana ifite demokarasi yadukize mu isi tugomba kubaho uretse ka wenda kubemera ibitabo bitagatifu batubwira ko Kayini yishwe Kayini yishabere none se si wa muntu se ufite imbaraga uzikoresha kugira ngo anyage umunyembaraga nke ufite utundi tuntu twe atumutware iyo existence rero batubwira no muri usanga ariyo yamyibaho kuva kera n'uyu munsi niriho uziko ari byo kuko na Adamu na Eva nabo baracumuye kandi hari iri kubareba no kuvuga iyo liberté ntabwo Imana ivuga ngo ifata inkoni wibeshye ukora ibi ngibi urabikora ikaguha amanota ameza cyangwa amabi nyine si uruhare rw'Imana ubwo mu buzima bwa muntu n'uruhe kuko urumva ubishatse udonku ukoze akagira irya zina rikomeye Imana iduha ibyo dufite byose sibyo hanyuma uko tubikoresha akaba ari ibyacu buriya ibintu byinshi twita ko ari bibi cyangwa ari byiza biterwa n'ubireba nicyo giye kubikoresha ndaguha urugero ibintu twita umwanda umuhinzi abibona ko ari ifumbire yakifashisha kugira ngo yeze umuntu ashobora guha ikirundo cy'amabuye ukakibona nk'ikibazo ko ushaka kuyatera umuntu ukamwica ariko ndashaka kuvuga ati kino cyakubaka fondasiyo y'inzu nziza so Imana nayo iduha iyo liberté yo kuduha umudendezo w'ibintu byinshi bidukikije tugahitamo icyo tubikoresha umuhoro ni mubi se gute ko umuhoro dushobora gukoresha mu buhinzi n'ubworozi ukakora ibintu runaka byagufasha kugira ngo utere imbere ntabwo umuhoro ari cyo kibazo ariko umuntu uzafata umuhoro akawutemesha mugenzi we ntazigere abeshyera umuhoro yuko umuhoro ari mubi imbunda kugira ngo ubwe ko ari mbi twakabivuze ko ari mbi urebye abantu zica ariko uramutse ubona uburyo zirinda abantu kugira ngo umutekano wabo urindwe bumve batekanye wakumva ari nziza ikibazo rero nyine nuko wa mudendezo Imana yaduhaye nyine ibyo twe tugukora nibyo biteza ibibazo uvuze ibintu bikomeye cyane bimeze nk'ijambo ry'Imana icyo ijambo ry'Imana ni kerega reka nkubwiye hari ijambo mbona ry'abantu bitiri ry'Imana kuza ukambwira ngo nture ukambwira ngo ni ijambo ry'Imana iryo ni ijambo ryo kugira ngo unyage sibyo ijambo ry'Imana iyo ubwiye abantu ko bakwiye gutanga mitiweli kandi ko buriya mitiweli umuntu ayifite atarebera mu rugo iryo jambo ni ry'Imana kuko ryakiza abantu b'Imana ijambo ry'Imana ntibakarifate ngo ufite nk'ikintu kiri aho kiri
so ntekereza ko ijambo ahubwo abanyarwanda baba baciye umugani ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ntabwo ari ijambo ry'Imana ahubwo ni mugenzi w'Imana. Kuba mugenzi w'ubangurira urwego n'ubangurira ijambo ryiza ryagukiza ryaguhesha umugisha nkuko ushobora kubikomora ku Mana. Ubwo naryo ni nk'Imana ni mugenzi w'Imana. Cyane ko niyo tugiye kureba mu bitabo bitandukanye Imana naho bayita ngo la parole, jambo ngo mbere ya byose ngo jambo yariho, jambo yabonaga n'Imana. Jambo abantu bafata nka no propre isanzwe ariko no gusobanura nyine la parole, jambo. Ibintu byinshi kuko buriya n'Imana batubwira ko yagiye ikoresha ijambo, habeho isanzure, habeho umuntu, habeho ibinibi, umuntu agenga ibi. Imana yakoreshaga ijambo. So ijambo nicyo kintu buriya n'umuntu cyane no muco abanyarwanda bemeraga ko ijambo ribi nko kuvuma bimugiraho ingaruka, kandi ko n'umubyeyi aho umwana umugisha we akoresheje ijambo umugisha akazawubona, umugisha wa kibyeyi. Kandi teuzi ko ari by'ibintu uvuze, iyo ubwiye umuntu ngo gatumbe ahita atumba. Erega urumva hariho n'ikindi kintu cy'ibyo twizera. Iyo nkanjye ikintu nemera ko gitera ishaba kimbera ishaba kubera ko wenda byaba ari mu bindi bintu wenda twajya korera muri filozofi cyangwa muri psychology. Buri ikintu bavuga kwizera kurarema bavuga mu bajyanye n'amadini n'amatorero. Ubundi kwizera kurema hari imigani baratwize kera twumvisha uburyo kwizera kurema n'umubwira ukuntu bigenda. Uribuka hari umugani batubwira ngo hari umusaza wari ufite abana be agiye kubaraga, arabwira ati uriya murima mureba hari ubukungu natabyemo nzajye kubushakamo. Urwo filozofi irimo nuko ni wizera ko urimo koko uzajya ugenda uhinga utekereza ko harimo ubukungu, kuko kubera imbaraga uri gukoresha uzabubone. Nabwo icyo cyizere kizaguha imbaraga zo gukomeza kubaho ubutegereje. Hari ikintu bita visualisation yo guhora tuvuga hari ibintu byo kumeta kurusha vuga ngo nshaka imodoka imeze iti imodoka wenda tuvuge ngiye gushaka imodoka ya V8 igura $180 buri munsi nkanyireba iyo visualisation waranumva ko bishoboka ko ngomba kuyibona. Iyo utangiye gutekereza ikintu ugomba kugeraho utangira kwitwara ufite yitangiye gutekereza cy'abakiri kwitwara nk'umukiri. Abakire ntabwo bitwara uko abantu benshi babitekereza. Abantu benshi bazi ko abakire basesagura, ko abakire birata. Umva uburyo abakire bitwara. Abakire barakora. Oya umukire n'umuntu ajya niba agiye kunywa byeri ajyaho, niba agapeti kagura nka $400 ajyaho kagura 4. Buryo ubukene ntabwo buryana gukena. Ibintu birano bitandukaniye. Ubukene no gukena bitandukaniye. Umuntu wabayeho ubuzima bwe bwose arya saa sita n'ijoro akarya bisanzwe. Gukena kwe nuko yabwirirwa. Ariko umuntu wabayeho ajya Dubai, ejo akajya mu Bufaransa, ejo bundi akajya London gutembera. Gukena kwe nuko yabura itike y'indege. Ntabwo gukena ko ari uko atarya. Muri make ntabwo afite ubukene ariko yakennye kubera ko urwego rw'imibereho yari afite rwahindutse. Rero umukire aharanira kudakena kubera ko gukena biraryana kandi gukena biroroha kurenza kuba umukene. Burya kuba umukene umuntu aranabimenyera, ariko kugenda ukira ubaho ubuzima bwiza. Cyeho urugero ntabwo nkize ariko imodoka yanjye yagize pane isa ku modoka ngendamo akazi karananira. Utabimenyera ugira ngo ndirata. Oya nararemaye kubera imyaka maze ngenda n'imodoka ntamenyereye gutega. Umubiri wanjye waragiye urangirika ku buryo ntabonye imodoka ubuzima nakumva bwahagaze. Ariko umuntu utayifite ntacyo bimutwaye. Kandi nanjye buriya maze igihe kirekire nabimenyera nkumva ko nta mahitamo. Ubu rero ikibazo mba numva kubera ko iyo nayibuze ngira ikibazo. Urumva byakabaye byiza ko nagira ebyiri. Urumva ko kugira ngo mbigereho nuko nakora. Kandi ikindi nkirinda yuko nakura n'ibibazo bituma uretse ko by the way n'ubukene n'ubukire butera ibibazo. Ndaguha urugero. Niba umuntu ari umwarimu ugisha muri secondaire
inama ya minisitiri ikamugira minisitiri ahita yimura abana be aho bigaga. Urumva ko imibereho ye igiye guhinduka, agomba gukora cyane kubera ko hari igihe baba bagendaga n'amaguru akaba azajya bategera butera ibindi bibazo. No kuvuga ngo ni bimwe bavuze iri muri ya filozofi ngo miri fra miri problem, uko ubonye amafaranga niko ubona ibindi bibazo. Ibibazo byinshi dufite tubiterwa n'ibisubizo dufite. Urugero impamvu tuvuga mu Rwanda mw'imisi hari ubushomeri bwinshi kuretse ko byahoze wenda mbere y'intambara na mbere ya jenoside, ntabwo ari uko mu Rwanda ari bwo abantu babuze imirimo, oya abantu barize. Ni ibisubizo dufite byagiye bitera ibindi bibazo n'ibindi bibazo bijyanye nabyo. Ubu turavuga inzira ya gari ya moshi, twumva turayikeneye kuko tugeze aho nyine twumva tuyikeneye ko imodoka zidahagije, indege zidahagije. Ubuzima ni danje. Umuhanda ahantu uzabona bakeneye umuhanda bari gusoma umuhanda wa kaburimbo, bafite umuhanda mwiza w'umugenderano umugari, ntabwo ahantu h'amashyamba hatari akayira bajya batekereza kaburimbo. Ibibazo byinshi tuba dufite tubiterwa n'ibisubizo dufite tukifuza, kandi kamere muntu hari umuntu unenga umuntu katanyurwa, uzirinde kunyurwa. Ikibi ni ukugira ofete kuko bari n'abantu bajya bavuga ngo ishyari ryiza burya ntabwo ribaho mu Kinyarwanda kizima, bavuga ishyaka. Iyo ikintu kibonye kikurenze ugira ishyaka ryo kukigeraho, kukigeraho bisaba kugikorera. Rero ni byiza kunyurwa n'ibibi cyane. Ugomba guhora buri gihe wifuza kugera ku birenzeho, niko umuntu aremye, kandi ntabwo ari icyaha nk'uko abantu benshi bavuga ngo kwifuza ni icyaha. Kurashaka kuvuga ko ariyo moteri de development. Yego, ni ukuvuga ngo n'umwana yari kwiga muri primaire bayifuza kugera muri secondaire, ariko ayirangije yifuza kujya muri kaminuza, yarinze asinza kumva yajya muri masters, yarinze kumva yajya muri PhD. Hari ubishobora kuvuga ngo nkatwe esheke dufite nuko twagiye tunyurwa tukumva wenda twashaka ubuzima ku mashuri dufite, ariko buryo uramutse ufite inyota yo gushaka andi mashuri, kwiga ukagera PhD muri economy, ukavuga ariko ngiye gushaka na PhD mu mategeko, ni byiza ko ushaka gutera imbere, kuko ubuzima nyine ni challenges kandi zikemurwa nuko umuntu ahora atera imbere mu byo abamo byose. Teo, tugarutse kuri situation iri mu Rwanda ubu ngubu actuellement ku bintu bijyanye n'amadini, hari ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika yavuze ejo mu masengesho yo gusabira yo gusengera igihugu. Wewe waryakiriye ute iryo jambo? Mbere na mbere naryakiriye neza kubera ko amadini icyo tubwira ko yaziye tubona mu by'ukuri ko byahindutse amenshi aza nava ngo yitwikiriye undi mutaka. So ni byiza rero ko byahinduka, hari ibyahinduka. Gute ubisobanure ku nyine buryo buri detaye? Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kureba cyonyine amadini, dufite amadini, dufite kwa Bishop Rugamba, kwa Apotre Masasu, kwa Apotre Gitwaza, dusigaye dusenga abantu. Icyo ni icyambere. Sibyo? Ngiye gusengera kwa Gitwaza. Yusengere wawe mu rugo, siko nafite urugo nawe kufite urugo. Niba ari kwa kanaka, ubwo niwe wagasengeye ni wawe. Icya kabiri, abantu basigaye bakundishwa ubunebwe. Aho usanga amadini n'amatorero menshi babwanga amateraniro yo kuwa mbere, ayo kuwa gatatu, kuwa gatanu no ku cyumweru. Aho umuntu ajya mu materaniro yose ashaka gusengera ubukene ushaka kugira ngo ubukire urabukorera. Ubukorera bisaba ko umwanya umara ujya mu rusengero ukwiye kuba uri gukora ibijyanye n'imirimo y'amaboko cyangwa y'ubwenge ikungura kugira ngo utere imbere. Ubwo byari ngombwa rero ko zifungwa zigabanuka. Nge mbara ahubwo harafunzwe, kuko reka nkubwire, nujya no kubireba wenda kugira ngo banabyumve neza, wakubwira ngo ngiye kuzana abantu babiri bo kwa batanu, kwa Masasu, kwa Gitwaza, kwa Bishop Masengo, kwa Bishop Rugamba, bityo ndabwira ngo buri wese ambwira icyo atandukaniyeho n'undi mu myemerere. Ntabyo babona, harakubwira gusa ngo umushumba wanjye niwe ufite amavuta. Byumvikana ko mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe banatandukaniyeho. Kugwiza rero kubera ko umwe akunda kanaka ibyo bita ngo ni amavuta, mbona ko mu by'ukuri ngewe ari ukuyobya abantu, kandi usanga nyine abihomeramo ni ba rubanda rugufi. Abangabo bato nta kintu kihambaye tubona baba bari guhomba. Ubwo kuri wowe umuronko umuntu yabiha sanse yabiha ni iyihe ikwiriye? Igikwiriye ni iki? Icyo nge navuga ni uko
byakorwa mu buryo tuzumva ko gusenga kuko no mu bindi bihugu byinshi nk'iburayi no muri Amerika barasenga ariko ntibabigire priority ko gusenga buri guterana kwa gusenga nibe priority ko gusenga ushaka kujya mu kazi ukabanza ugasenga wajya kuryama ugasenga bya bintu ariko cyo twita kirite by'amateraniro ntabwo ari priority abantu nibakore bagire wa mwanya nkuko munagira wo gusura inshuti n'iki ariko gusenga no kujya mu rusengero biratandukanye. Hari akantu nigeze mbona bari gutambutsa kuri social media ngo abazungu iwabo bubatse amalaboratoire menshi n'amabiblioteke twebwe insengero n'utubari nibyo byinshi muri Afurika twe turi guceza mu kabari turi guceza cyangwa turi guhimbaza Imana bo bari muri laboratoire bari no gusoma cyane rwose. Donc ubwo nukuvuga nibyo waruvuze twe twongera igihe cyo gukora byo by'amakirite kabisa. Theo ikintu cya showbiz nyine entertainment ubundi twari tuzi ko muri etymology ngiye ukuntu mbizi nyine ni ikintu cya divertissement diver kera twiga hari ukuntu cyangwa niyo abantu bari gukora inama hari akanya basiga kitwa diver ni ukurangara entertainment ni ukurangaraho gatoya ukava mu byo wari urimo kugira ngo unaruhuke unaruhuke ariko biganisha ku cyiza cy'ubuzima nyine ukaruhuka mu mubiri no mu mutima no mu mutwe. None ko ubu ngubu twebwe mu Rwanda etagtwere showbiz ko iriho biri kunaniza abantu mu mutwe iri kubateza ibibazo bira byose bigenda ubona ubivugaho iki wowe hari ikibazo cy'abasabe bayago n'abandi nabivuga mu magambo makeya imihini yose mishya itera amabavu iterambere dufite imikorere mishya y'itangazamakuru imikorere y'imbuga nkoranyambaga ibishyashya kandi uburyo bwo kubimanaginga so nigeze kubivuga buriya intwaro ni intwaro nziza yatugeza ku bintu byiza ariko intwaro aho uzaboneka ikagira intwaro yose wakitabaza kugira ngo ugire ikintu ugeraho ibinakomeretse bifite n'ubugi ubwo bugi rero ushobora gukebesha ubukene urebye nayo bwagukeba so ikoranabuhanga rero naryo ni inkota y'amujyi abiri kuyifata ugomba kwitonda kugira ngo ubugi bw'uruhande rumwe butaza kugukeba so ntekereza ko ari ibintu ari uko ari bishyashya kandi ni nabyiza ko bisakuza burya ibintu burya umuriro mubi cyane ngo nuza ari muke ushobora gutwika inzu yose ariko umuriro ugurumana abantu barabona bakawuzimya. Ntekereza ko ni ibintu bije bizageraho bikarangira bizarangira tuzageraho bikemuke tugeraho dushobora kubona ko imbuga nkoranyambaga twaze exploiter mu buryo dufite responsibility kandi twita ku byangombwa kugira ngo izitwubaka kudusenya. Theo tugana ku musozo wigeze uba umunsi muri kuri televiziyo Rwanda uvuga ko YouTube ari kirombe cya zahabu ntago nabyumvise neza muri kirombe reka mpite nakomeza kubyina nivuze mu kanya uruzi ko abantu bagwa mu birombe nubizi babigwamo ndabizi so igiye gucukura ugomba kuba ufite ibikoresho witwararika kugira ngo utagwa mu kirombe harimo ubukire badatoragura baracukura amabuye y'agaciro sibyo ntabwo umuntu yatoragura ntabwo bari hasi uwo yacukura bivuga ngo iki uyuhakuye sibyo icyiza gihari nuko ahari icya kabiri nuko ugomba kumenya ko kuyageraho bisaba imbaraga icya gatatu rero nuko bisaba n'ubwitonzi kuko utitonze wagwamo nkuko mu kirombe n'ubundi ushobora kugwirwa n'igisimu so na ahantu hari opportunity nyinshi ushobora gukuraho amafaranga ariko opportunity uraziharanira urakora ikindi harimo n'ibintu utitwararitse byakugusha mu kaga niyo mpamvu nkuko abantu bagwa mu birombe n'ubundi nawe utitonze wabigwamo bisobanutse deja harabatangiye kubigwamo yego ubwo ni nka kwa kundi wanavuze ngo ibuye yego ibuye ufite ugahitamo niba uryubakishije uguta cyangwa uritera mugenzi cyangwa uri gutera mugenzi wawe bakagufunga niko bimeze. Theo tugana ku musozo ni igiki wumva wabwira abakunzi b'icano ICYAHAGIHIRE TV nge ntakubajije ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abakristo gatolika? Icyo nababwira nuko bamenye ko ubuzima ni burebure kandi ni bugufi. Ibintu turi gukora ubuzima turi kubaho buzadukurikirana ubwacu
kurazajya no kubazadukomokaho cyane cyane ibintu tukira ku mbuga nkoranyambaga ibitekerezo dutanga hari igihe ushobora kuzagera njyewe ntakiriho ariko umwana cyangwa umwuzukuru wanjye ari kuvuga ngo uyu uri kuvuga ibi ngibi yari sogokuru biramutse bigayitse yavuga ati mbega kugira sogokuru none navuze ko ubuzima ari burebure n'iyo sansi ko dufite abazadukomokaho ariko ikindi ubuzima ari bugufiya twambaye umubiri ubora twambaye umubiri ubaho igihe gitoya si byiza ko dushyira imbere guhemuka no kwiyandarika kubera ko byinshi duharanira muri ubu buzima nyine bizashira kandi vuba. Murakoze Theo, urakoze cyane. Namwe murakoze. Amadini icyo atubwira ko yaziye tubona mu by'ukuri ko byahindutse. Hari imyaka yabayeho tubeshywa cyane cyane yuko indwara zanduzwa n'udukoko runaka, ariko tuza kumenya ko mu ntwaro abatuye isi benshi bajya bakoresha harimo n'intwaro z'indwara. Hari amafarumasi menshi afite imiti akora kugira ngo abone amasoko agateza indwara kugira ngo abantu bazaba bakiriye. Kumbi urashaka kuvuga ko mu ndwara duhura nazo cyane cyane muri iki gihe harimo iz'inkorano ziri mu kuboko kwa muntu. Zirimo nayo mpamvu uzasanga hari indwara nyinshi abanyafrika turwara zitaba mu bindi bihugu. Nta ngaruka twebwe, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko abanyafrika bafite iminite iri hejuru cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri buri hejuru, ariko ibyago byinshi isi ifite bizanwa na muntu. Nibyo by'intambara nabyo ubanza uvuge ngo biterwa n'iki. Hari inganda nyinshi zikora intwaro kandi zikeneye abakiriya. Hari abantu bakeneye ko izo ndwara bagomba kuzicuza byanze bikunze. So no kumva rero ko nyine byanze bikunze bagomba gukora ishoka byose bagaprovoka indwara intambara zatuma bacururizamo intwaro. Niyo ugiye kureba nk'urugero nk'intambara muri Ukraine ngo big names make big news. Ngo rimaze kumera ko tumaze kwakira nkaho nta kidasanzwe kibirimo. Imana ifite demokarasi yadushyize mu isi, tugomba kubaho uretse ahitamo ibijyanye nuko abyumva, ariko tuzi ukuri, tubwirwa ukuri tugahitamo uko tubishaka. Ubwo bugiye rero ushaka gukebesha ubukene urebye nayo bwagukeba. So ikoranabuhanga rero naryo ni inkota y'amujyi abiri, kuyifata ugomba kwitonda kugira ngo ubugi bw'uruhande rumwe butaza kugukeba. So nshuti bakunzi ba televiziyo ICYAHAGIHIRE, abakunzi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi tugarutse kubaganirira ndi kumwe n'umutumirwa w'inararibonye w'umusitari ukomeye cyane. Reka ndeke kumuvuga cyane, ntamuvuga nabi we, ahubwo abari utwibwira anadusuhuza. Umwanya no wawe. Amazina ni Tukamanira Gisatero, ndi umunyamakuru kwimazemo imyaka myinshi, ariko baye ubustari ibindi. So wenda nuko umuntu ndumva ibyo. Ukwezi TV reka bariyo nshingiraho kuko nzi ko ari ni yawe, si yawe? Yego. Kubera iki wahisemo kuyita Ukwezi TV? Kuki utayise isi? Nayo TV urumva ni ikinyamakuru cyanditse kiri registered, ifite company yitwa Ukwezi Media Group Limited. Nafite website ya ukwezi.com na ukwezi.rwa. Ni Ukwezi ni ufite mu mitekerereze yanjye njya kuhitamo iryo zina. Ukwezi gutanga urumuri, ariko mu bitanga urumuri dufite tuzi ku isi nta muntu umwe ubangamirwa n'urumuri rw'ukwezi. Hari umuntu ubangamirwa n'urumuri rw'izuba kubera ko riza rikanazana n'ubushyuhe, ugasanga umuntu ariko ukwezi iyo kwaje, kera turi abana babonaga ukwezi, imboneko z'ukwezi, kwezi kuje wasangaga mutinda kuryama mukaguma hanze muri kureba urumuri rwako. So niyo filozofi yo kumva ko ari ikinyamakuru gishaka kugira icyo gifasha abantu, gishaka kumurikira abantu, kandi urumuri rubayobora bashobora kwisanzuraho bakarwishimira. Wow, iryo zina ni ryiza cyane. Urakoze. Rinajyanye, warikoresha muri context nyinshi, muri evangelisation ndetse no mu bya education by'amasomo n'ibya politike hose byakora. Niyo mpamvu rero nanjye nkikubajije nabanje kubitekereza gutyo binsobanuriye. Ukwezi harimo ibintu by'urumuri byo kumurikira abantu.
kandi koko narebye n'ibiganiro byawe kuri channel yawe abari babifite uko bigenda bimurikira abantu buri wese na context y'ubuzima arimo ni buri wese biramufasha kandi ntabwo ujya ushyiraho ibintu by'ubugoryi biri bizarre abari ibintu nyine by'abantu baba intellectuel rero ni muri iyo mpamvu nifuje ko kugutumira hano ku Cyahagihire kugira ngo dufatanye kumurika gutunga itoroshi ry'urumuri rw'ukwezi muri bimwe mu bibazo les problèmes fondamentaux de la vie byugarije isi muri no minsi mbere na mbere wenda hari n'abadukurikiye bashobora kuba wenda bakurikiye YouTube channel basanzwe wenda bisobanukiwe abashyashya nkanjye iri zina Cyahagihire rwose abantu benshi bajya batangazwa naryo ntabwo nyine bari kwita babyumva ku icyaha cy'abagihire ubwo nubwo uyu munsi ndi umutumirwa ariko nsanzwe njya ntumira abandi nawe urimo umunsi rwose nsobanurira kugira ngo nze gusobanurira Icyahagihire nsanzwe numva ko icyaha kidashobora kuba gihire numva umeze nk'aho watagatifuje ikibi urakoze cyane Icyahagihire d'abord icyaha urabizi ko ari kibi nyine muri context ya gatigisimu icyaha umuntu akora icyaha iyo yitandukanyije n'Imana agakora ikibi yitandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka none rero icyaha rero ukuntu kiba gihire mu by'ukuri ntago ari icyaha cya buri wese tugenda tuvuga ngo ni gihire nubwo par extension ushobora kubikora ukavuga uti ibyaha byawe ariko ndakwereka ukuntu bishobora no kuba byo ubundi baba bavuga mbere na mbere ni icyaha cy'inkomoko cyane cya Adamu na Eva impamvu bavuga ko ari igihire rero ni ukubera ko mu by'ukuri ntago ari cyo basingiza ahubwo baba bari kurangamira umukiro cyatuzaniye Rosari nous avons été sauvés ni ukuvuga Bikira Mariya yabyaye Yezu Bikira Mariya ubundi ni Eva mushya Yezu na Adamu mushya ibyo bise wari ubizi byaterwa n'imyemerere ya buri muntu kandi njya nkunda ko nyine imyemerere ari ikintu kidakwiye kuba kidutandukanya n'ubu tumva ibintu kimwe ariko none se Theo mu buzima bwawe nta kintu waba warigeze ukora cyakubayeho mu buzima bwawe cyangwa uvuga cyangwa ukora kibi kikagufasha guhura n'Imana kikagufasha guhura n'Imana nagezeho bikesha ibibazo byinshi nahuye nabyo wow ushatse babyita ibibazo bihire ibyo byatumye ugera muri context nabyumva wahita ubyumva noneho rero Theo nk'umuntu ufite inararibonye mu bintu by'itangazamakuru urumva warahuye n'abantu benshi donc warahanganye n'ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwawe nk'umunyamakuru muri no minsi hari ibibazo byugarije isi harimo indwara z'ibyorezo reka duhere ku ndwara z'ibyorezo ubu ngubu hari za covid nubwo wenda tutaretse n'ibyo by'indwara n'ibindi bintu byinshi tubona ko ari inzaduka hari ikintu cya mbere tugomba kwemera hadutse mbere na mbere uburyo bwa communication ikintu cyose kibaye kimenyekana mu buryo bworoshye dufata urugero nk'iyo covid iza mu myaka y'1990 ntabwo bari kwimenya nk'uko twayimenye kuko uburyo amakuru yahanahana byatumaga amakuru aca igikuba ubwayo kuba buri kintu cyose tuhita tukimenya buri kanya nubwo nanone amakuru afasha mu buryo bwo kwirinda cyangwa se kurwanya icyo cyorezo ariko nanone ikindi gihe hari nuko hari imyaka yabayeho tubeshywa cyane cyane yuko indwara zanduzwa n'udukoko runaka ariko tuza kumenya ko mu ntwaro abatuye isi benshi bajya bakoresha harimo n'intwaro z'indwara hari amafarumasi menshi afite imiti akora kugira ngo abone amasoko agateza indwara kugira ngo abantu bazaba bakiriye so isi nyine imwe wa mukongomani yaririmbye ngo ni monde ya benefice so monde ya beto idufite isi nyine y'ubuzima bugoye aho umuntu yumva yacuruza ibyago by'abandi so icyo ni ikindi hanyuma ikindi hakabona n'ubundi buryo bw'imibereho yacu bugenda buhinduka abantu babaho mu buryo wenda buvunanye kuvunika hakabaho n'uburyo noneho imirire yacu n'imibereho muri rusange bishobora gutuma indwara zidufata mu buryo bworoshye ni nk'ubwo buryo bungahe nabisobanuramo imvano y'izo mpinduka dusigaye tubona wenda zitandukanye n'uko byari bimeze mbere kumbi urashaka kuvuga ko mu ndwara duhura nazo cyane cyane muri iki gihe harimo iz'inkorano ziri mu kuboko kwa muntu zirimo nayo mpamvu uzasanga hari indwara nyinshi abanyafurika turwara zitaba mu bindi bihugu nta ngaruka twebwe kandi ubushakashatsi bugaragaza ko
abanyafrika bafite iminite iri hejuru cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri buri hejuru ariko nyine kuko tudafite tekinoloji ishobora gukora izo ndwara kuko sida twamaze igihe kirekire twiga primaire batubwira ko sida ngo ari umuntu ushaka kuba yarasambanye n'inguge tugiga gutyo mu buryo bwose buri scientifique ako twagiye kugera muri secondaire byarahindutse baramaze kuvumbura ko sida yakozwe muri laboratoire imwe mu ndwara z'ibyorezo zihari zayeguje isi mu myaka myinshi ishize kugeza n'uyu munsi kandi igitangira n'abantu bataramenya ibyayo babanje kuvuga ngo namaroza abantu barwaye baza kumenya ko ari sida kugeza n'uyu munsi ni indwara ihari yayeguje isi ariko mu by'ukuri yarakozwe muri laboratoire intambara muri Ukraine igitangira nubwo abantu bari mu ntambara batapfa kumenya ukuri kwabo ariko ubutegetsi bw'Uburusiya bwavuze ko mu gihugu cya Ukraine hasenywe amalaboratoire menshi ngira ngo 31 y'abanyamerika bari barakoze bakuragamo indwara z'ibyorezo ibi ni ibintu bihari bivugwa covid ubwo baraza nka kwa kundi yakozwe muri laboratoire kuko kugeza ubu Ubushinwa na Amerika barabishinjanye ntago bombi bahakana ko yakozwe muri laboratoire ahubwo buri mwe yishinja undi so rero ibyago byinshi isi ifite bizanwa na muntu nukuvuga kuri akuntu bagenda bavuga ngo na amaproje runaka ngo ni ibikorwa by'iterambere hari gihe abahishemo mwe nibyo bintu tutaza ari ibiki ugasanga yego ariko nyine nibyo nakubwiye no kuba bafite ubwo bushobozi bituma nyine niba navuga ngo twebwe twe tubigenderamo uravuze ngo ni imwe mu ntwaro abakomeye bitwa bakoresha kugira ngo bakoronize abanyantege nkeya mpita mbihuza n'izindi ntwaro zisanzwe zitari izo z'indwara muri no minsi ikibazo cya kabiri ubwo nicyo tugezeho hari intambara nyinshi muri za Kongo Kongo ihorana intambara izo zo muri Ukraine no muri Israel naho hose muri Aziya muri rusange ibyo bisobanuye iki nibyo by'intambara nabyo ubanza uvuge ngo biterwa n'iki hari inganda nyinshi zikora intwaro kandi zikeneye abakiriya ndasaba n'ijyanye n'ibyorezo nakubwiye so nakuvuga ngo hari abantu bakeneye ko izo ndwara bagomba kuzicuza byanze bikunze so no kumva rero ko nyine byanze bikunze bagomba gukora ishoka byose bagaprovoka indwara intambara zatuma bacururizamo intwaro niyo ugiye kureba nk'urugero nk'intambara muri Ukraine baravanga Amerika ifite inyungu z'iki itanga inkunga y'intwaro ariko nayo bayobe akamaro ibyo bintu wabihuza ute ni gute urumva byinjira mu bihugu bite kandi hari abayobozi abaturage ni kuvuga ngo isi yabaye jango muri jango wenda bazi jango mw'ishyamba ukuntu inyamaswa zibaho intare ibigomba gutungwa nisha inzovu mbese jango ni navango ni nk'urusabe rw'ibinyabuzima birimo ibisimba ariko hakabamo n'inyamaswa inyamaswa ni ry'intoya ibyo bihugu rero uri kuvuga nubundi ntuze kubivuga ngo wirengagize ko ibyo bihugu bitangana ibihugu binini bitunzwe n'ibitoya ni hame navuga ngo rimaze kumera ko tumaze kwakira nkaho nta kidasanzwe kibirimo man siko bimeze ugiye kureba niyo tuvuze Amerika amatora ya Amerika ntabwo ibihugu bya Afrika bifiteho ububasha ariko twebwe ibihugu byacu Amerika bifiteho ububasha mu matora yacu usanga babwira ngo kanaka mugenze gutya na gutya ntabwo twishimiye ibi n'ibi ariko ntabwo ushaka kubabwira ibyo utishimiye ubwo ngubwo noneho duhise tubihuza n'ikintu cya religion religion amadini none se ubwo amadini amaziki niba abaturage cyangwa ibihugu bitoya cyangwa amafi matoya ahohoterwa kandi amadini ubwo ngubwo amadini ubwo yashatse yavaho rero erega amadini n'ubusanzwe ntabwo ari ayacu kuko ngiye kureba mu madini naho usanga uburyo akoze hose ufite ijambo suyokomeye muri rya dini kuko reka ngurugero wowe wenda uba muri Kiliziya Gatolika sibyo papa uretse kuba yaritswe nyir'ubutungane uretse kuba yarize akageraho agera ku kigero
cyo kuba cardinal akagera haba papa afite ubwonko bungana n'ubwanjye sibyo niyo wasanga hari bundi bumenyi n'iki afite mu by'iyobokamana n'iki ariko ni umuntu ariko ibintu avuze kiliziya gatolika igomba kubigenderaho kandi ibyo bintu uvuze ntabwo wabimukondana isi ni kwiremye n'umukiri utuye muri quartier ikintu avuze mu nama gifatwa nk'ukuri kubera ko hari power nyine afite buri isi yowe na power ntabwo igitekerezo cy'abantu kuba bitandukanye biterwa gusa na karita y'ibitekerezo ubitanze ni muntu ki afite irihe jambo sanga abantu bita opinion leaders bavuga rikijyana kugira ngo bavuga rikijyana n'abakire n'abize n'abayobozi mu nzego zitandukanye abo bantu rero iyo bamaze kuko nk'ubu ijambo ko mutwe mwitangazamakuru tugira ikintu kivuga ngo big names make big news niba muzasanga ntabwo dukora inkuru z'abantu bose bapfuye ukomeye niyo dukora inkuru ko yapfuye ko yagize uruzinduko aha ko yavuze ibintu ibi n'ibi kubera iki big names make big news izina ry'umuntu uremereye n'icyo avuze kiba kiremereye ko ari akarengane kuba muri ino si reka nkubwire buriya njya mbwira abantu ni uko iyobokamana hari igihe twigisha ibintu tukayoba ntabwo nemera ko mu ijoro abantu bose bazareshya bareshya gute se byonyine no mu rusengero babitwigishiriza tuba tutareshya hari intanya y'abantu b'abanyacyubahiro imbere sibyo hakaba korara aho yicara hakaba na rubanda rugufi aho bagomba kwicara ubu twigisha ko mu ijoro tuzareshya gute unyumvishe ko mu ijoro hari abamarayika hakaba Imana hakaba n'umwana wayo Yesu hakaba abahanuzi hakaba basabukuru bacu baburahamu n'ibindi tukambira mu ijoro tuzangana gute se kandi amaze kunyumvisha ko isi no mu miterere yayo n'ijoro no mu kubaho kwaryo no mu kubaho kubigize isi n'ijoro hari abagaho gusumbane ubusumbane ntikwiye kuba ikibazo ugize Imana ari mineur cyangwa se ari junior mu byubahiro cyangwa mu bushobozi agira Imana akagira uri senior yisunga kugira ngo abashe kubaho neza ntabwo ntigeze ko byaba ari bikwiye kuba ikibazo bwabyo none se Theo wemera Imana yego none se ko numva dukurikije ibyo tumaze kuvuga kuri ibyo byorezo n'izo ntambara n'ibiki byose harimo ukuboko kwa muntu nyine ngo big names Imana yaremye umuntu ariko burangiye ntabwo nemera yuko Imana ntabwo ari nyagitugu ntabwo Imana iza ngo abantu ituyobore kwa kari nyambaraga buri wese kubwire ngo kora ibikora ibi Imana ifite demokarasi yadukize mu isi tugomba kubaho uretse ahitamo ibijyanye nuko abyumva ariko tuzi ukuri tubwirwa ukuri tugahitamo uko tubishaka kuko abantu bagiye kuvuga Imana abantu bagiye banatandukanya n'amadini kubera ko Imana yabayeho kera amadini agenda aremwa n'ubara cyavuga ndari nandi benshi azakomeza kuvuga so Imana rero n'ubundi rema umuntu tugiye kureba mu mateka wenda kubemera ibitabo bitagatifu batubwira ko Kayini yishwe Kayini yishe Abeli none se si wa muntu se ufite imbaraga uzikoresha kugira ngo anyage umunyembaraga nke ufite utundi tuntu twe atumutware iyo existence rero batubwira no usanga ariyo yamyibaho kuva kera n'uyu munsi niyiriho uziko ari byo kuko na Adamu na Eva nabo baracumuye kandi hari iri kubareba no kuvuga iyo liberté ntabwo Imana ivuga ngo ifata inkoni ngo wibeshye ukora ibi ngibi urabikora ikaguha amanota ameza cyangwa amabi nyine si uruhare rw'Imana ubwo mu buzima bwa muntu n'uruhe kuko urumva ubishatse donc ukoze akagira irya zina rikomeye Imana iduha ibyo dufite byose sibyo hanyuma uko tubikoresha akaba ari ibyacu buriya ibintu byinshi twita ko ari cyangwa ari byiza biterwa n'ubireba nicyo giye kubikoresha ndaguha urugero ibintu twita umwanda umuhinzi abibona ko ari ifumbire yakifashisha kugira ngo yeze umuntu ashaka guha ikirundo cy'amabuye ukakibona nk'ikibazo ko ushaka kuyatera umuntu ukamwica ariko ndashaka kuvuga ati kino cyakubaka fondasiyo y'inzu nziza so Imana nayo iduha iyo liberté yo kuduha umudendezo w'ibintu byinshi bidukikije tugahitamo icyo tubikoresha umuhoro ni mubi se gute ko umuhoro dushobora gukoresha mu buhinzi n'ubworozi ukakora ibintu runaka byagufasha kugira ngo utere imbere ntabwo umuhoro aricyo kibazo ariko umuntu uzafata umuhoro akawutemesha mugenzi we ntazigere abeshyira umuhoro yuko umuhoro ari mubi imbunda kugira ngo ubwe ko ari mbi
ntitwakavuze ko ari mbi urebye abantu zica ariko uramutse ubona uburyo zirinda abantu kugira ngo umutekano wabo urindwe bumve batekanye wakumva ari nziza. Ikibazo rero nyine nuko wa mudendezo Imana yaduhaye nyine ibyo twe tubukora nibyo biteza ibibazo. Uvuze ibintu bikomeye cyane bimeze nk'ijambo ry'Imana. Icyo ijambo ry'Imana ni kerega reka nkubwire. Hari ijambo mbona ry'abantu bitiri ry'Imana. Kuza ukambwira ngo nture, ukambwira ngo ni ijambo ry'Imana, iryo ni ijambo ryo kugira ngo unyage. Sibyo? Ijambo ry'Imana yubwiye abantu ko bakwiye gutanga mitiweli kandi ko bya mitiweli umuntu ayifite atarembera mu rugo. Iryo jambo ni ry'Imana kuko ryakiza abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana ntibakarifate ngo ufite nk'ikintu kiraho kiri so ntekereza ko ijambo ahubwo abanyarwanda baciye umugani ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ntabwo ari ijambo ry'Imana ahubwo ni mugenzi w'Imana. Kuba mugenzi n'ubangurije ku rwego n'ubangurije ijambo ryiza ryagukiza ryaguhesha umugisha nkuko ushobora kubikomora ku Mana. Ubwo naryo ni nk'Imana ni mugenzi w'Imana. Cyane ko niyo tugiye kureba mu bitabo bitandukanye Imana naho bayita ngo la parole jambo ngo mbere ya byose ngo jambo yariho jambo yabonaga n'Imana. Jambo abantu bafata nka no propre isanzwe ariko mu gusobanura nyine la parole jambo ibintu byinshi kuko buriya n'Imana batubwira ko yagiye ikoresha ijambo habeho isanzure habeho umuntu habeho ibinibi umuntu agenga ibi Imana yakoreshaga ijambo. So ijambo nicyo kintu buriya n'umuntu cyane no mu muco w'Abanyarwanda bemeraga ko ijambo ribi nko kuvuma bimugiraho ingaruka kandi ko n'umubyeyi aho umwana umugisha we akoresheje ijambo umugisha akazawubona umugisha wa kibyeyi. Kandi tewuzi ko ari by'ibintu uvuze iyo ubwiye umuntu ngo gatumbe ahita atumba. Reka urumva hariho n'ikindi kintu cy'ibyo twizera iyo nkanjye ikintu nemera ko gitera ishaba kimbera ishaba kubera ko wenda byaba ari mu bindi bintu wenda twajya kureba muri filozofi cyangwa muri psychology. Buri ikintu bavuga kwizera kurarema bavuga mu bajyanye n'amadini n'amatorero. Ubundi kwizera kurema hari imigani baratwize kera twumvisha uburyo kwizera kurema nkubwira ukuntu bigenda. Uribuka hari umugani batubwira ngo utekereza ko harimo ubukungu kuko kubera imbaraga uri gukoresha uzabubone. Nabwo icyo cyizere kizaguha imbaraga zo gukomeza kubaho ubutegereje. Hari ikintu bita visualisation yo guhora tuvuga hari ibintu byo kumeta ku rushaka bw'abantu nshaka imodoka imeze iti imodoka wenda tuvuge ngiye gushaka imodoka ya V8 igura $180,000 buri munsi nkanyireba iyo visualisation waranumva ko bishoboka ko ngomba kuyibona. Iyo utangiye gutekereza ikintu ugomba kugeraho utangira kwitwara ufite yitangiye gutekereza cy'abakiri kwitwara nk'umukiri. Abakire ntabwo bitwara uko abantu benshi babitekereza. Abantu benshi bazi ko abakire basesagura ko abakire birata mvuga uburyo abakire bitwara. Abakire barakora. Oya umukire n'umuntu ajya niba agiye kunywa byeri ajyaho niba agapeti kagura nka $400 ajyaho kagura bine. Buryo ubukene ntabwo buryana haryana gukena. Ibintu birano bitandukaniye. Ubukene no gukena bitandukaniye. Umuntu wabayeho ubuzima bwe bwose arya saa sita n'ijoro akarya bisanzwe. Gukena kwe nuko yabwirirwa. Ariko umuntu wabayeho ajya Dubai ejo akajya mu Bufaransa ejo muri akajya London gutembera. Gukena kwe nuko yabura itike y'indege. Ntabwo gukena ko ari uko atarya. Muri make ntabwo afite ubukene ariko yakennye kubera ko urwego rw'imibereho yari afite rwahindutse. Rero umukire aharanira kudakena kubera ko gukena biraryana kandi gukena biroroha kurenza kuba umukene. Burya kuba umukene umuntu aranabimenyera ariko kugenda ukira ubaho ubuzima bwiza. Yewe urugero ntabwo nkize ariko imodoka yanjye yagize pane saka imodoka ngendamo akazi karananira utabimenyera ugira ngo ndirata. Oya nararemaye kubera imyaka maze ngenda n'imodoka ntamenyereye gutega umubiri wanjye wagiye urangirika ku buryo ntabonye imodoka ubuzima nakumva bwahagaze. Ariko umuntu utayifite ntacyo bimutwaye kandi nanjye buriya maze igihe kirekire nabimenyera nkumva ko nta mahitamo. Ubu rero ikibazo
mba numva kubera ko iyo nayibuze ngira ikibazo mbona byakabaye byiza ko nagira ebyiri urumva ko kugira ngo mbigereho nuko nakora kandi ikindi nkirinda yuko nakura n'ibibazo bituma uretse ko by the way n'ubukene n'ubukire butera ibibazo ndaguha urugero niba umuntu ari umwarimu ugisha muri secondaire inama ya minisitiri ikamugira minisitiri ahita yimura abana be aho bigaga urumva ko imibereho ye igiye guhinduka agomba gukora cyane kubera ko hari igihe baba bagendaga n'amaguru akaba azajya bategera ubukire butera ibindi bibazo no kuvuga ngo ni bimwe bavuze iri muri ya filozofi ngo mille francs mille problème uko ubonye amafaranga ni kubona ibindi bibazo ibibazo byinshi dufite tubiterwa n'ibisubizo dufite urugero impamvu tuvuga mu Rwanda mw'iminsi hari ubushomeri bwinshi kuretse ko byahoze wenda mbere y'intambara na mbere ya jenoside ntabwo ari uko mu Rwanda aribwo abantu babuze imirimo oya abantu barize ko mbere twabaraga abashomeri tubaza bize abantu barize ari benshi hanyuma rero imirimo irabura ibyo ni ikibazo twazaniwe n'ibisubizo twabonye buriya nujya kureba amambuteyaje bivuze ngo iki dukeneye imihanda bivuze iki abafite imodoka ni benshi babaye benshi kubera iki amafaranga yarabonetse ibyo byose ukagenda usanga ni ibisubizo dufite byagiye bitera ibindi bibazo n'ibindi bibazo bijyanye nabyo ubu turavuga inzira ya gari ya moshi twumva turayikeneye kuko tugeze aho nyine twumva tuyikeneye ko imodoka zidahagije indege zidahagije ubuzima ni danje umuhanda ahantu uzabona bakeneye umuhanda bari gusa umuhanda wa kaburimbo bafite umuhanda mwiza w'umugenderano umugari ntabwo ahantu h'amashyamba hatari akayira bajya batekereza kaburimbo ibibazo byinshi tuba dufite tubiterwa n'ibisubizo dufite tukifuza kandi kamere umuntu hari umuntu unenga umuntu ukatanyurwa uzirinde kunyurwa ikibi ni ukugira ufite kuko buriya n'abantu bajya bavuga ngo ishyari ryiza burya ntabwo ribaho mu kinyarwanda kizima bavuga ishyaka iyo ikintu kibonye kikurenze ugira ishyaka ryo kukigeraho kukigeraho bisaba kugikorera rero ni byiza kunyurwa ni bibi cyane ugomba guhora buri gihe wifuza kugera ku birenzeho niko umuntu aremye kandi ntabwo ari icyaha nk'uko abantu benshi bavuga ngo kwifuza ni icyaha urashaka kuvuga ko ariyo moteri de development yego ni ukuvuga ngo n'umwana iyo ari kwiga muri primaire aba yifuza kugera muri secondaire ariko yarangije yifuza kujya muri kaminuza yarangiza asinza kumva yajya muri masters yarangiza kumva yajya muri PhD hari ubishobora kuvuga ngo nkatwe esheke dufite nuko twagiye tunyurwa tukumva wenda twashaka ubuzima ku mashuri dufite ariko buryo uramutse ufite inyota yo gushaka andi mashuri kwiga ukagera PhD muri economy ukavuga ariko ngiye gushaka na PhD mu mategeko ni byiza ko ushaka gutera imbere kuko ubuzima nyine ni challenges kandi zikemurwa nuko umuntu ahora atera imbere mu byo abamo byose Theo tugarutse kuri situation iri mu Rwanda ubu ngubu actuellement ku bintu bijyanye n'amadini hari ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ejo mu masengesho yo gusabira yo gusengera igihugu wewe waryakiriye ute iryo jambo mbere na mbere naryakiriye neza kubera ko amadini icyo atubwira ko yaziye tubona mu by'ukuri ko byahindutse amenshi aza navuga ngo yitwikiriye undi mutaka so ni byiza rero ko byahinduka hari ibyahinduka gute ubisobanure ku nyine buryo buri detaye ni ukuvuga ngo iyo tugiye kureba cyonyine amadini dufite amadini dufite kwa Bishop Rugamba kwa Apotre Masasu kwa Apotre Gitwaza dusigaye dusenga abantu icyo ni icyambere sibyo ngiye gusengera kwa Gitwaza usengere wawe mu rugo siko nafite urugo nawe kufite urugo niba ari kwa kanaka ubwo niwe wagasengeye ni wawe icya kabiri abantu basigaye bakundishwa ubunebwe aho usanga amadini n'amatorero menshi babwanga amateraniro yo kuwa mbere ayo kuwa gatatu kuwa gatanu no ku cyumweru aho umuntu ajya muri amateraniro yose ashaka gusengera ubukene ushaka kugira ngo ubukire urabukorera ubukorera bisaba ko uwo mwanya umara ujya mu rusengero ukwiye kuba uri gukora ibijyanye n'imirimo y'amaboko cyangwa y'ubwenge ikungura kugira ngo utere imbere ubwo byari ngombwa rero ko zifungwa zigabanuka njye mbara ahubwo harafunzwe kuko reka nkubwire nujya no kubireba wenda kugira ngo banabyumve neza wakubwira ngo ngiye kuzana abantu babiri bo kwa Masa
batanu kwa Masasu, kwa Gitwaza, kwa Bishop Masengo, kwa Bishop Rugamba. Bityo ndababwira ngo buri wese amubwira icyo atandukaniyeho n'undi mu myemerere. Ntabyo babona, harakubura gusa ngo umushumba wanjye niwe ufite amavuta. Byumvikana ko mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe banatandukaniyeho. Kugwiza rero kubera ko umwe akunda kanaka ibyo bita ngo ni amavuta, mbona ko mu by'ukuri ngewe ari ukuyobya abantu, kandi usanga nyine ababihomberamo ni ba rubanda rugufi. Abangabo bato nta kintu kihambaye tubona baba bari guhomba. Ubwo kuri wowe umuronko umuntu yabiha sanse yabiha ni iyihe ikwiriye? Igikwiriye ni iki? Icyo nge navuga ni uko byakorwa mu buryo tuzumva ko gusenga, kuko no mu bindi bihugu byinshi nk'Iburayi no muri Amerika barasenga, ariko ntibabigire priority. Ko gusenga guterana kwa gusenga nibe priority, ko gusenga ushaka kujya mu kazi ukabanza ugasenga, wajya kuryama ugasenga, bya bintu ariko cyo twita kirite by'amateraniro ntabwo ari priority. Abantu nibakore bagire wa mwanya nkuko munagira wo gusura inshuti n'iki, ariko gusenga no kujya mu rusengero biratandukanye. Hari akantu nigeze mbona bari gutambutsa kuri social media, ngo abazungu iwabo bubatse amalaboratoire menshi n'amabiblioteke, twebwe insengero n'utubari nibyo byinshi muri Afurika. Twe turi guceza mu kabari, turi guceza cyangwa turi guhimbaza Imana, bo bari muri laboratoire bari no gusoma cyane rwose. Donc ubwo nukuvuga nibyo waruvuze, twe twongera igihe cyo gukora ibyo by'amakirite kabisa. Theo, ikintu cya showbiz nyine entertainment, ubundi twari tuzi ko muri etymology ngiye ukuntu mbizi nyine ni ikintu cya divertissement, divers. Kera twiga hari ukuntu cyangwa niyo abantu bari gukora inama hari akanya basiga kitwa divers, ni ukurangara. Entertainment ni ukurangaraho gatoya ukava mu byo wari urimo kugira ngo unaruhuke, unaruhuke. Ariko biganisha ku cyiza cy'ubuzima nyine, ukaruhuka mu mubiri no mu mutima no mu mutwe. None ko ubu ngubu twebwe mu Rwanda etagtwere showbiz ko iriho biri kunaniza abantu mu mutwe, iri kubateza ibibazo bira byose bigenda ubona ubivugaho iki wowe? Hari ikibazo cy'abasabe bayago n'abandi nabivuga mu magambo makeya. Imihini yose mishya itera amabavu. Iterambere dufite imikorere mishya y'itangazamakuru, imikorere bugi. Ubwo bugi rero ushaka gukebesha ubukene, urebye nayo bwagukeba. So ikoranabuhanga rero byo ni inkota y'amujya abiri, kuyifata ugomba kwitonda kugira ngo ubugi bw'uruhande rumwe butaza kugukeba. So ntekereza ko ari ibintu ari uko ari bishyashya bitara, kandi ni nabyiza ko bisakuza burya ibintu, burya umuriro mubi cyane ngo nuza ari muke ushaka gutwika inzu yose, ariko umuriro ugurumana abantu barabona bakawuzimya. Ntekereza ko ni ibintu bije bizageraho bikarangira. Bizarangira tuzageraho bikemuke, tugeraho dushobora kubona ko imbuga nkoranyambaga twaze exploiter mu buryo dufite responsibility, kandi twita ku byangombwa kugira ngo izitwubakaho kudusenya. Theo, tugana ku musozo, wigeze uba umunsi muri kuri televiziyo Rwanda uvuga ko YouTube ari ikirombe cya zahabu. Ntago nabyumvise neza. Muri ikirombe reka mpite nakomeza kubyina nivuze mu kanya. Uruzi ko abantu baga mu birombe. Nubizi babigwamo. Ndabizi. So igiye gucukura ugomba kuba ufite ibikoresho, witwararika kugira ngo utagwa mu kirombe. Harimo ubukire badatoragura, baracukura. Mu y'agaciro sibyo, ntabwo umuntu yatoragura, ntabwo bari hasi, we yacukura. Bivuga ngo iki? Uyuhakuye sibyo. Ikiza gihari nuko ahari. Icya kabiri nuko ugomba kumenya ko kuyageraho bisaba imbaraga. Icya gatatu rero nuko bisaba n'ubwitonzi, kuko utitonze wagwamo, nkuko mu kirombe n'ubundi ushobora kugwirwa n'igisimu. So na ahantu hari opportunity nyinshi ushobora gukuraho amafaranga, ariko opportunity uraziharanira, urakora. Ikindi harimo n'ibintu utitwararitse byakugusha mu kaga, niyo mpamvu nkuko abantu baga mu birombe n'ubundi nawe utitonze wabigwamo. Bisobanutse. Deja harabatangiye kubigwamo. Yego. Ubwo ni nka kwa kundi wanavuze ngo ibuye
yego ibuye ufite ugahitamo niba uryubakisha urukuta cyangwa uritera mugenzi cyangwa uri rutera mugenzi wawe bakagufunga niko bimeze. Teo, tugana ku musozo, ni igiki wumva wabwira abakunzi b'Icano ICYAHAGIHIRE TV? Nge ntakubajije, ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abakristo gatolika. Icyo nababwira nuko bamenye ko ubuzima ni burebure kandi ni bugufi. Ibintu turi gukora, ubuzima turi kubaho buzadukurikirana ubwacu, kurazajya no kubazadukomokaho. Cyane ibintu tukira ku mbuga nkoranyambaga, ibitekerezo dutanga. Hari igihe ushaka kuzagera njyewe ntakiriho, ariko umwana cyangwa umwuzukuru wanjye ari kuvuga ngo uyu uri kuvuga ibi ngibi yari sogokuru. Biramutse bigayitse yavuga ati mbega kugira sogokuru. None navuze ko ubuzima ari burebure mu iyo sansi, ko dufite abazadukomokaho. Ariko ikindi ubuzima ari bugufiya, twambaye umubiri ubora, twambaye umubiri ubaho igihe gitoya. Si byiza ko dushyira imbere guhemuka no kwiyandarika, kubera ko byinshi duharanira muri ubu buzima nyine bizashira kandi vuba. Murakoze. Teo, urakoze cyane. Namwe murakoze.